Yes, reka ngusuze uri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Ni inkuru y'akababaro ndetse n'agahinda. Nyemerera mbanze nkwibarize, ese ni iki cyabaye ku mugabo wo mu karere ka Nyamasheke watunguye benshi nyuma yo kujya ku biro by'umurenge agahobera ibendera akavuga ko amaze kwica umugore we? Ni inkuru idasanzwe yavuzwe cyane mu murenge wa Kirimbi, aho amakimbirane yo mu rugo bivugwa ko yarangiye umugore we ahasize ubuzima. Ariko se byagenze bite muri urwo rugo no muri iryo joro? Kuki uyu mugabo yahisemo kujya ku murenge aho gufata inzira ngo ahunge abonye umugore we apfuye? Komeza urebe iyi video umenye amakuru yose kuri iyi nkuru yateye benshi urujijo ndetse n'agahinda ndetse n'akababaro, kuko ni inkuru iri kuvugisha benshi cyane cyane mu karere ka Nyamasheke. Bienvenue kwizera niko nitwa, icyo gukora urakizi, reba hasi ndetse subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru yacu bitazajya bigucika. Ubundi unyemerere tugaruke kuri iyi nkuru mubwire akantu ku kandi. Murakaza neza kuri channel yacu bagezaho amakuru mashya yizewe kandi acukumbuye. Uyu munsi unyemerere tugaruke ku nkuru yabereye mu karere ka Nyamasheke, aho umugabo akekwaho kwica umugore we nyuma y'amakimbirane yo mu rugo, maze akajya ku biro by'umurenge agahobera ibendera. Iyi ni inkuru yabereye mu mudugudu wa Mukoto, akagari ka Karengera, umurenge wa Kirimbi, aha ni mu karere ka Nyamasheke. Amakuru avuga ko Burindiri Emmanuel yamaze gutabwa muri yombi akekwaho kwica umugore we witwa Mukarwego w'imyaka 62. Bivugwa ko aba bombi bari bavuye mu kabari aho bari basanzwe banywera inzoga, maze nk'uko uyu mugabo yabisobanuriye ubuyobozi bw'umurenge ngo bageze mu rugo nka saa 2:30 z'ijoro. Uyu mugabo yavuze ko yumvaga ashonje maze asaba umugore we guteka, ariko umugore we arabyanga avuga ko atabishobora kuko yari yasinze. Amakuru avuga ko nyuma y'imaka hagati y'aba bombi umugabo yasabye umugore we kwinjira mu nzu, ariko undi arabyanga. Uyu mugabo yavuze ko yahise asunika umugore we ahita yikubita hasi. Akomeza asobanura ko yakinguye inzu arinjira, ariko nyuma aza gusohoka asanga umugore we atakinyeganyega, ngo yamuteruye amujyana ku buriri, ariko aza kubona ko yamaze kwitaba Imana. Nyuma y'ibi bivugwa ko yahise amworosa igitenge mbere yo kwerekeza ku biro by'umurenge wa Kirimbi. Agezeyo abazamu basanze yahobeye ibendera ari nijoro. Babajije impamvu y'icyo gikorwa ari gukora, ababwira ko amaze kwica umugore we. Umunyamabanga nshingwabikorwa rero w'umurenge wa Kirimbi, Uwizeyimana Emmanuel, yavuze ko bahise bakurikirana ayo makuru koko basanga umudamu we cyangwa umugore we yamaze kwitaba Imana. Yasabye abaturage kwirinda ubusinzi ndetse n'amakimbirane yo mu ngo ashobora kuvamo ibyaha bikomeye nk'ibi ngibi. Yanagarutse ku kibazo cy'utubari twimukiye mu ngo nyuma y'ifungwa y'abacuruzaga ibiyobyabwenge bitujuje ubuziranenge. Avuga ko abaturage bakwiye gutanga amakuru ku gihe kugira ngo ibibazo bikemuke hakiri kare. Kugeza ubu uyu mugabo ari mu maboko y'inzego z'umutekano mu gihe iperereza rigikomeje. Iyi ni inkuru yongeye kwibutsa benshi ingaruka z'ubusinzi n'amakimbirane yo mu ngo. Wowe ubitekerezaho iki? Ese niki cyakorwa kugira ngo amakimbirane nk'aye atazongera kuvamo urupfu? Andika igitekerezo cyawe muri komanteri, ntiwibagirwe like, subscribe ndetse no gusangiza abandi iyi video. Tuzakomeza kubagezaho amakuru mashya kuri iyi nkuru ko agenda amenyekana. Bienvenue kwizera niko nitwa, mwakoze cyane mwebwe mwafashe umwanya mu kumva iyi nkuru. Imana ibaha amafaranga ndetse n'umutuzo n'umutekano.